byagiye bigaragara ko hari abanyamakuru bagiye bakundwa kurusha abandi haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibiganiro bakora bikagenda bikundwa. Ibyo rero byaje kugarukwaho bamwe bikomeza kubyimaka ndetse bakibaza uti ese ni uwuhe munyamakuru urusha abandi, ese ni uwuhe munyamakuru ukunzwe kurusha abandi, cyangwa se ugenda ukora ibiganiro akakora content agiye atandukanye kurusha abandi. Ibyo rero byaje gutuma nka Mr Scolaire Mbagire rero nkabamenyera ese ni uwuhe munyamakuru wahize abandi, ese ni uwuhe usigaye ukurikiranwa muri uyu mwaka wa 2025 akaba afite cyangwa se afite ikamba uyoboye abandi akaba yarahize abandi. Kuri uyu munsi wa none rero nkaba afite top 10 y'abanyamakuru 10 bakunzwe kurusha abandi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse abenshi bakomeje kujya bibaza banakomeza badusaba uti ese mwazadukoreye urutonde rw'abanyamakuru bakunzwe kurusha abandi bakora umwuga w'itangazamakuru. Gusa nanone ikintu cyagiye kigarukaho nuko bamwe muri bo bagiye bafite amachannel agiye atandukanye nk'ama YouTube, gusa bikagaragara ko nubwo bafite izo YouTube bigaragara ko nyine bakomeje gukundwa ndetse bakanakomeza gukurikiranwa cyane kurusha abandi. Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi wa none udasabwe gucikwa n'iki kiganiro, mugiye kureba abanyamakuru 10 bakunzwe kurusha abandi. Nk'ibisanzwe rero duhera ku mwanya wa 10. Gusa nanone mbere yuko tugenda cyangwa se mbere yuko dutangira nzamusabwe gukora subscribe niba ubanye natwe bwa mbere, ndetse nimba waranayikoze warakoze cyane. Niba warakoze subscribe watanze inkunga ikomeye cyane mu kubana natwe, wiyandikishije ku murongo mugari aho musanga byinshi byiza mukakura ubumenyi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye haba muri music cyangwa se mu bindi biganiro nka showbiz bigiye bitandukanye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 10 rero mu banyamakuru bakunzwe cyane kurusha abandi, ku mwanya wa 10 turahasanga Lucky Nzeyimana. Lucky Nzeyimana akaba ari umwe mu banyarwanda bakora umwuga w'itangazamakuru, akaba ari umunyamakuru wa televiziyo y'igihugu RBA uzwiho kuyobora no gutegura ibiganiro bitandukanye. Afite uburambe mu itangazamakuru aho yakoze kuri City Radio inshuti ya bose. Mbere yo kwinjira muri RBA, Lucky Nzeyimana ni umuyobozi w'ibiganiro kuri televiziyo, akaba n'umushyushyarugamba nka MC cyangwa se w'inzobere cyane, ndetse yanakoze nk'umuyobozi ushinzwe imbuga nkoranyambaga muri Ndisanze. Lucky yize itangazamakuru n'itumanaho muri Uganda Pentecostal University, azwiho kuyobora ibiganiro nka Versus kuri RBA aho aganira n'abantu batandukanye haba abastar ndetse n'abandi bose bagiye bafite impano zigiye zitandukanye, akaganira nabo batumirwa. Bigaragara ko uyu ari umwe mu banyamakuru Lucky Nzeyimana ukunzwe, ndetse akaba ari umunyamakuru wagiye ahindura agakino muri game ya muzika. Uretse ako kazi ko ka RBA, Lucky akunze gusangiza abamukurikiye ubuzima bwe bwa buri munsi n'ibikorwa bye binyuze ku mbuga nkoranyambaga ye kuri my Instagram. Ndetse uyu munyamakuru Lucky Nzeyimana umunyamakuru RBA ariko anafite ikinyamakuru cyiwe cyitwa Transit Line TV, akaba ari ikinyamakuru cyangwa se akaba ari umuyoboro we wa YouTube ufite abarenga 143 bimukurikira. By'umwihariko uyu niwe munyamakuru wubatse izina muri game ya music, ndetse akaba nakunzwe cyane dore ko nari umushyushya rugamba nk'abantu mwakurikiye ibitaramo nka The New Year Glove ya 2025. Kila gitaramo cya The Ben yari MC wacu afatanyije na Pendo, Anita Pendo. Birumvikana ko nyine Lucky ni umwe mu banyamakuru ndetse banakunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda, akaba aza ku mwanya bituma aza ku mwanya we wa 10. Uyu munyamakuru rero ikindi wamenyaho nuko yavutse tariki 11 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 1998. Hawaii tuvuga uti uyu ni mutoya cyane, aracyafite imyaka mitoya, ariko mu bijyanye n'itangazamakuru anafite inararibonye cyane ndetse bikanatuma akundwa na benshi. Uyu rero yavukiye Nyamirambo mu mujyi wa Kigali ahazwi nko mu Biryogo, ni imfura mu muryango w'abana 4 b'abahungu, akaba ari naho yakuriye mu Biryogo. Urumva ni umwana ni umwana wo mu mujyi, umwana w'i Kigali. Uyu rero akaba ibiri bituma aza ku mwanya wa 10 mu banyamakuru bakunzwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse banakurikiranwa cyane muri ibi bihe ndetse no muri iki gihe turimo. Ku mwanya rero wa 9 twihutishije cyane turahasanga umunyamakuru bakunze kwita Dushimimana Dashim, ariko amazina ye akaba ari Dushimimana Jean Dodier. Ni umunyamakuru w'umunyarwanda, umuyobozi w'ibiganiro, umutoza wa yoga n'ubwitonzi, ndetse n'umuvugabutumwa bw'ubuzima mu bijyanye n'ubuzima. Uyu Dashim rero azwiho cyane nk'umuyobozi wa chaîne ya YouTube cyane bakunze kwita Dash TV, dore ko ari umuyoboro we wa YouTube ukurikirwa n'abantu barenga 558. Urumva ni abantu benshi cyane
uyu munyamakuru rero aho ashyiraho ibiganiro bigiye bitandukanye bitera imbaraga uburezi ndetse no gushishikariza abantu kuba hari icyo bakwiremamo. Dashimu rero yamenyekanye cyane mu kiganiro cye ijambo ryahindura ubuzima, aho aganira ku insanganyamatsiko zitandukanye zigamije gutanga inama, gushishikariza abantu kugira imibereho myiza, kandi afite Instagram ye akurikiranwaho n'abantu benshi cyane ndetse akanashyiraho ibiganiro bigiye bitandukanye. Uretse kuba Dashimu ari n'umunyamakuru, uyu Dashimu afite ubunararibonye mu itangazamakuru, akaba yarakorereye City Radio mbere yo kwerekeza kuri Fine FM, aho ashyiraho ikiganiro ijambo ryahindura ubuzima. Ni ikiganiro cyakozwe cyane, aho agenda ashyiraho ibiganiro bigiye bitandukanye bifasha abantu, ibyo rero bigakurura benshi. Tutibagiwe ko uyu munyamakuru yakoze kuri DC, aho yashyiraga inzu y'ibitabo. Uyu akaba ari umunyamakuru Dashimu wagiye ukundwa ndetse akakurikiranwa n'abantu benshi, kugeza ubwo nyine Dashimu byaje kugaragara ko nyine mu bijyanye n'abanyonzi ewana bamwitaho cyane ndetse bagakomeza kumva zira nama agenda atanga. Uyu Dashimu rero nuko bivugwa yuko yavutse mu mwaka w'1991 ndetse akaba yaravutse tariki 18 Gicurasi. Gusa nanone uyu Dashimu akaba kuri uyu munsi wa none yaravukiye mu karere ka Karongi ahazwi nko ku Kibuye, urumva ni mu ntara y'Iburengerazuba. Uyu Dashimu rero akaba abarizwa muri Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ni umunyamakuru ukunzwe uza ku mwanya we wa 9 ndetse akaba ari umunyamakuru ukurikiranwaho n'abantu benshi bagiye batandukanye, ugasanga mbese haba ku muyoboro wa YouTube akurikirwa n'abantu ibihumbi n'ibihumbi. Azwiho gutanga ibiganiro bigiye bitandukanye kandi bifasha abantu muri rusange, abantu bakabikunda ndetse bakishimira ibiganiro agenda bagezaho. Nkuko rero twakomeje tuvuga ko uyu munsi ari kubagezaho abanyamakuru bakunzwe kurusha abandi. Ku mwanya wa 8 turahasanga umunyamakuru witwa Irene Murindahabi. Irene Murindahabi rero akaba ari umunyamakuru w'umunyarwanda uzwiho cyane mu gusetsa cyangwa se mu gusetsa ndetse akaba aza mu myidagaduro cyane. Ni umuyobozi w'umushinga mukuru wa MIE Entertainment Limited, akaba ari sosiyete ifasha abahanzi nyarwanda kuzamura impano zabo. Yamenyekanye cyane mu gufasha abahanzi twavuga nka Niyo Bosco, uyu muramuzi cyane nk'abanyarwanda dore ko yaririmbye indirimbo zagiye zikundwa cyane mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse n'itsinda rya Vestina na Dorcas. Uyu niwe wagiye bazamura. Ikindi nuko uyu munyamakuru Irene Murindahabi yakoze kandi kuri televiziyo zitandukanye mu Rwanda harimo Isibo TV na Isango Star. Isango Star yagiye hamenyekana cyane. Uyu munyamakuru rero kuri uyu munsi wa none yakorera kuri Isibo, yakorera no kuri The Trace. Nubwo uyu munyamakuru akunzwe cyane uyu munyamakuru Irene Murindahabi azwiho kuba nyine ari umwe mu banyamakuru bagiye bakundwa ndetse mu myidagaduro, akaba afite urubuga rwe rukurikiranwaho n'abantu benshi cyane, umuyoboro we wa YouTube, aho twavuga ko akurikiranwaho n'abantu barenga ibihumbi 700 bimukurikira kuri YouTube. Irene Murindahabi rero akaba azwiho nanone kuba ari umwe utanga ibiganiro bifasha ndetse mu bijyanye no kuzamura abahanzi. Irene Murindahabi gusa muri Ndahabi muri Nyakanga mu mwaka wa 2021 habayeho kutumvikana hagati n'umuryango wa Vestina na Dorcas ku bijyanye n'ubuyobozi bw'iryo tsinda ndetse ku bijyanye no kutumvikana bone hagati yabo, dore ko ari umwe wagiye bazamura. Gusa Irene Murindahabi azwiho kugira uruhare rukomeye mu guteza imbere impano nshya mu muziki nyarwanda binyuze mu kiganiro cye cya Entertainment Limited. Twabonye ko ari sosiyete ikunze kuzamura bamwe mu basare bagiye batandukanye. Afite kandi imbuga nkoranyambaga zitandukanye aho aganirana mu kuzamura ndetse agafasha bamwe mu bijyanye no kuzamura impano zabo. Irene Murindahabi rero ku itariki ya 23 Gashyantare umwaka wa 2024 Murindahabi yapfushije umubyeyi we. Ibyo rero byatumye yumva ko yareka umwuga w'itangazamakuru nyuma yo gusaba abakunzi be ko bamusengera kubera kubura umubyeyi. Irene Murindahabi yahagaritse kujya mu kazi, ariko ubuhamya bwa Chris Easy bwamugaruye mu kazi bituma nyine agarura akabaraga, agarura morale, imbaraga, dore ko yari yihebye kubera ko ari umwe mu bazwiho kuba bakunda mama we ku rwego. Twihutisha cyane rero ku mwanya wa 7 turasanga umukobwa w'umunyarwandakazi witwa
witwa Abayo Yvette Sandrine, akaba ari umunyarwandakazi ukora umwuga w'itangazamakuru cyane cyane mu myidagaduro. Azwiho gukora ibiganiro by'ivyegeranyo abinyujije cyangwa se abinyuza kuri channel ye ya YouTube yitwa Abayo Yvette Sandrine. Yakoranye n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye harimo nka Lady Blue JD, aho bivugwa ko yaje guhura n'ikibazo cy'uko batamwishyuraga neza ndetse bimuviramo kuba yayisezerera ayivaho. Ibyo rero byaje kuba bituma ashinga channel ye, umuyoboro wa YouTube witwa Abayo Yvette Sandrine. Akaba ari channel ikurikiranwaho n'abantu benshi cyane, akaba ari umuyoboro ufite abasubscribers 562. Urumva n'abantu benshi cyane. Yvette Abayo rero akaba ari umwe ukora ibiganiro bikundwa ndetse akanatanga inama binyuze mu byegeranyo agenda akora, hari ku nkuru z'urukundo cyangwa se mu biganiro bigiye bitandukanye. Ku bijyanye n'aho yavukiye rero nuko Abayo Yvette Sandrine akunze gusangiza ubuzima bwe abinyujije ku mbuga nkoranyambaga. Uretse ibikorwa bye by'itangazamakuru, Abayo Yvette Sandrine akunda gusangiza abamukurikiye inama zitandukanye nk'uko nabivuze mu bijyanye n'urukundo ndetse n'ibindi bigiye mu buzima bwe bwa buri munsi. Uyu mukobwa rero akaba ari umwari w'i Rwanda, umunyarwandakazi, akaba yara akunze kwizihiza isabukuru ye y'amavuko tariki 30 Mata. Bivuze ko rero ari umwe mu banyarwandakazi bakunzwe mu mwuga w'itangazamakuru kuko ashyirwa ku uyu mwanya wa 7, akaba akunzwe ndetse akurikiranwaho n'abantu benshi cyane. Arakundwa ndetse ibiganiro bye bikaryohera amatwi, dore ko ari umwe mu bashyirwa mu majwi mu banyarwandakazi bafite ijwi ryiza ndetse akaba ijwi rye rikurura benshi. Abenshi bakunze kumukundira ibiganiro agenda akora ndetse n'inama akora, haba ibyegeranyo, dore ko ijwi rye ritajya rirambirana mu matwi y'abantu kuko ijwi rye nyine ni umwihariko. Uyu mukobwa rero akabaza ku mwanya w'abanyamakuru bakunzwe kurusha abandi muri top 10, aza ku mwanya wa 7. Ni umukobwa ukunzwe cyane, ni umukobwa ufite ijambo ndetse wavuga uvuze ko ari umunsi. Ku mwanya wa 6 turahasanga Alphonse Muhire Munana. Uyu Alphonse Muhire Munana rero akaba ari umunyamakuru w'umunyarwanda uzwiho cyane mu itangazamakuru y'imyidagaduro n'amateka. Yize itangazamakuru n'itumanaho muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Yakoze kuri Radio Rwanda nk'umwanditsi w'inkuru. Akaba ari umwe mu bamaze igihe ndetse akorera Radio Rwanda RBA. Azwiho cyane ku biganiro Inzira y'Ibihe, aho yakundaga gucishaho ikiganiro Inzira y'Ibihe kuri Radio Rwanda, aho aganira ku mateka y'isi n'ay'u Rwanda. Afite kandi channel ya YouTube yitwa Muhire Munana Official. Akaba ari umuyoboro we wa YouTube ukurikirwa n'abantu 222. Urumva n'abantu benshi cyane. Muhire Munana Official n'abantu benshi bamukurikira, aho asangiza ibiganiro by'amateka bigiye bigezweho ndetse no muri politiki. Uyu akaba ari umwe mu banyamakuru b'abahanga, abanyamakuru bafite inararibonye mu itangazamakuru, ndetse akaba ari umwe ufite uburyo ki agenda agacukumbura politiki haba yo mu Rwanda, muri Afurika ndetse no hanze yaho. Afite ubunararibonye mu gukora ibyegeranyo ndetse akabazweho gukundwa cyane, haba ijwi rye afite ubunararibonye. Uyu Muhire Munana rero ikindi wamumenyaho nuko ari umwe mu bahanga, akaba ari umwe watoje uwo twita Ismael Mwanafunzi. Ni umwe mu bigisha Ismael Mwanafunzi mu gukora ibintu by'ibyegeranyo, ndetse urumva ni umuntu ufite ubushishozi, ubuhanga n'ubunararibonye mu bintu bijyanye n'ibyegeranyo, aho agenda akakurambikira politiki yo muri Afurika ndetse cyangwa se yo hanze mu bihugu by'i Burayi, akagenda akayikuramburira akayishyira hasi ukaba wakumvirwa. Uyu rero ni umunyamakuru ukunzwe uza ku mwanya wa 6, Alphonse Muhire Munana, ndetse akaba ari umunyamakuru w'umuhanga, akaba ari umunyamakuru w'umusizi ufite ubunararibonye ndetse mu gukora ibyegeranyo haba muri politike, mu zindi nkuru zigiye zitandukanye, mu buzima, mu mateka no mu bindi bintu bigiye bitandukanye. Uyu rero akaba ari umwe mu banyamakuru bakunzwe uza ku uyu mwanya wa 6 mu banyamakuru mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bafite ijambo. Ndetse tugiye gusimbukira rero ku mwanya wa 5 w'abanyamakuru bakunzwe cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse mu banyamakuru basigaye bakurikiranwa n'abantu benshi, bakaba barakuruye ndetse basigaye bari hari imitima ya benshi mu banyarwanda. Nkwibutsa rero mbere yuko tujya ku mwanya wa 5, ibuka gukora subscribe niba ubanye natwe bwa mbere, kugira ngo ujye ubana natwe haba mu biganiro bike ndetse n'izindi nkuru zigiye zitandukanye tuzajya tukugeza, cyangwa mu documentary agiye atandukanye. Nge mwumva nikizo nk'ibisanzwe. Ku mwanya wa 5 rero, ku mwanya wa 5 turahasanga umunyamakuru witwa Ntirenganya Gentil Gideon. Ni umunyamakuru w'umunyarwanda uzwi cyane mu itangazamakuru ry'u Rwanda. Yatangiye umwuga w'itangazamakuru mu mwaka wa 2011 kuri Radio Silas, radio ya Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, aho yakoraga akiri umunyeshuri mu ishami ry'itangazamakuru n'itumanaho. Uyu Gentil Gideon rero nyuma yaho yo gusoza amasomo ye, Gentil Gideon yakomereje umwuga we w'itangazamakuru kuri radio na TV10, aho yakoze
nk'umutangazamakuru w'amakuru, umushyushyarugamba w'ibiganiro by'imyidagaduro ndetse n'umwanditsi w'amadocumentary. Mu mwaka wa 2016 Gentil Gedeon yinjiye muri Ket Radio aho yakoze ibiganiro by'imyidagaduro n'ubusesenguzi, aho uyu Gentil Gedeon urumva nyine yagiye akora ibiganiro ndetse akanakora ubusesenguzi bigiye bitandukanye kuri Ket Radio. Iyi Ket Radio rero abenshi bagiye bamumenya nk'inyanja twogamo, ikiganiro akundaga gukora, ndetse Gentil Gedeon yahawe ibihembo bitandukanye kubera ubuhanga bwe mu itangazamakuru, harimo igihembo cy'umunyamakuru w'imyidagaduro w'umwaka mu mwaka wa 2015 na 2016 muri Rwanda Broadcast Excellence Award. Iyo akaba ari igihembo yaje guhabwa mu mwaka wa 2016. Uretse gukorera ibitangazamakuru bitandukanye, Gentil Gedeon afite umuyoboro we wa YouTube witwa Gentil Gedeon Official, aho asangiza ibiganiro by'imyidagaduro, ubusesenguzi n'amakuru agezweho, ndetse akaba akora amadocumentary, amakuru agiye atandukanye, kandi akaba afite konti ya Instagram aho akurikiranwaho n'abantu benshi mu buzima bwe bw'umwuga. Gentil Gedeon azwiho gukora amadocumentary agiye acukumbuye ku ngingo zitandukanye ndetse no gutanga umusanzu mu itangazamakuru ry'u Rwanda binyuze mu biganiro by'imyidagaduro n'ubusesenguzi. Kubera ubunararibonye bwe, Gentil Gedeon mu itangazamakuru akomeje kugira uruhare rukomeye mu iterambere ry'imyidagaduro ndetse no kuzamura umwuga w'itangazamakuru muri rusange. Uyu Gentil Gedeon akaba afite abarenga 580 bamukurikira ku rubuga rwe ku muyoboro we wa YouTube. Ni umwe mu banyamakuru bakunzwe ndetse bafite ijambo, bakora ibiganiro birimo ubuhanga, birimo ubusesenguzi bucukumbuye, ndetse akakora amadocumentary agiye atandukanye ndetse anaryoheye amatwi. Ibyo rero byaje gutuma aza ku mwanya wa kane. Rero ku mwanya wa kane turahasanga umunyamakuru ukunzwe cyane, amazina ye nyakuri bamwita Mulungisabe, ariko amazina ye yahawe n'ababyeyi ni Munyengabe Mulungisabe. Ni umunyamakuru w'umunyarwanda uzwiho cyane mu itangazamakuru ry'imyidagaduro. Yatangiye umwuga we w'itangazamakuru mu mwaka wa 2008 akorera ibinyamakuru bitandukanye birimo inyarwanda.com n'igihe.com. Nyuma yaje gushinga Isimbi TV, ni umuyoboro we wa YouTube aho anyuzaho ibiganiro by'imyidagaduro n'ubuzima bw'ibyamamare, abahanzi, abastar ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Uyu rero kubijyanye n'amakuru y'itariki aho Mulungisabe ntabwo akenshi akunze kuyatangaza, dore ko cyakoze ikintu kizwi nuko aheruka Mulungisabe gukora ubukwe. Yakoze ubukwe na sheriwe cyangwa se akaba yarashakanye n'uwitwa Laida, bakaba bafitanye abana. Afite kandi abamukurikira benshi ku mbuga nkoranyambaga, aho ku rubuga rwe rwa Instagram akurikirwa n'abarenga 400, ndetse wajya wenda ku muyoboro wa YouTube akaba ari umwe mu banyamakuru bubatse izina ndetse bakurikirwa n'abantu benshi cyane, aho akurikirwa n'abantu barenga 1 miliyoni y'abasubscribers. Urumva ni abantu benshi cyane. Kuri ubu akaba afite 1,300,000 n'ibindi birenga cyane, umubare mwinshi. Urumva Mulungisabe akaba ari umwe mu banyamakuru babimazemo igihe, bafite uburambe mu mwuga we. Mulungisabe yagiye ahura n'ibibazo bitandukanye birimo ibirego by'uko yigeze gucisha 4 miliyoni ikinyamakuru yakoreraga. Ibyo rero bituma aza gufata umwanzuro kuba yakwikorera, bityo rero aza kuba umwe mu banyamakuru baje gukundwa cyane, by'umwihariko twavuga nk'igitsina gore. Mulungisabe Munyengabe akaba ari umwe mu banyamakuru ndetse bakunzwe cyane, dore ko ku muyoboro we wa YouTube Isimbi TV akaba ari channel ye ikurikirwaho n'abantu benshi cyane, nkuko twabivuze n'abantu barenga 1 miliyoni, ndetse akaba azwiho gukundwa n'igitsina gore cyane. Akaba ari igitsina gore kiri mu bamwe mu bafana benshi afite. Ibyo ndetse yakomeje gufasha benshi mu bazamura, ndetse akanatanga amasomo y'ubuzima kuri iyo televiziyo ye Isimbi, aho anyuze ibiganiro bigiye bitandukanye bifasha abanyarwanda muri rusange. Uyu rero akaba ari umwe mu banyamakuru bakunzwe, akaba ariza mu banyamakuru 10 bakunzwe cyane mu gihugu cyacu, ashyiraho ibiganiro bigiye bitandukanye ndetse binafasha benshi. Ku mwanya wa gatatu turahasanga umunyamakuru ukunzwe cyane, umunyamakuru witwa Ismail Mwanafunzi. Ismail Mwanafunzi ni umunyamakuru w'umunyarwanda uzwi cyane mu itanga
itangazamakuru ry'u Rwanda yatangiye umwuga we kuri radio Isango Star, aho yakoreye ibiganiro bitandukanye byamugize icyamamare. Nyuma yaho yaje kwinjira mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, aho akorera kuri radio Rwanda mu bijyanye n'ubuzima bwe bw'iki. Ismael Mwanafunzi yasezeranye n'umukunzi we Mahoro Claudine, aho wahoze ari umunyamakuru kuri radio na televiziyo TV10. Ku itariki ya mbere Nyakanga umwaka wa 2023 mu bukwe bwe bwabereye mu karere ka Huye, ubwo Ismael Mwanafunzi yaje gusezerana n'uyu mukunzi we Mahoro Claudine. Ku itariki ya 11 Werurwe umwaka wa 2024 bibarutse imfura y'umuhungu. Ismael Mwanafunzi, umunyamakuru ukunzwe cyane uza ku mwanya we wa gatatu, azwiho gukora ibiganiro bicukumbuye by'umwihariko ibiganiro byo gusesenguzi n'ibyegeranyo. Afite kandi uruhare mu gukina no gutunganya amafilime agiye atandukanye y'urwenya. Nubwo amakuru ye y'itariki y'amavuko nawe atakunze kuyagaragaza, dore ko undi mwihariko uyu munyamakuru afite nuko ari we munyamakuru uri mu banyamakuru badakunze kwigaragaza, udakunze gushyira ubuzima bwe hanze, haba amafoto ku mbuga nkoranyambaga. Biba bigoye kuba wasanga nyine hari foto ye yagiye hanze. Ni umunyamakuru w'umuhanga, umunyamakuru wahoze akorera ikinyamakuru Red Blue JD, nubwo baje gutandukana ndetse aza gushinga umuyoboro we wa YouTube Mwanafunzi, Ismael Mwanafunzi Talk. Niko umuyoboro wa YouTube witwa, aho akurikiranwaho n'abantu barenga 340 bamukurikira. Urumva n'abantu batari bakeya. Akaba ari umunyamakuru rero ukunzwe, umunyamakuru ukora ubusesenguzi ndetse akinjira nawe politiki, akayikorera ibyegeranyo ndetse akavumbura ndetse agasesengura. Ibyo rero bikamukundirwa, dore ko yaje gukundwa kubera ikiganiro yahoze akora cya Waruziko. Akaba ari ikiganiro cyaje gukundwa n'abatari bakeya mu gihugu ndetse no hanze yaho baza kugikunda cyane. Uyu Ismael Mwanafunzi kuri uyu munsi wa none umwaka wa 2025 akaba ari umwe mu banyamakuru bashyirwa mu rutonde rw'abanyamakuru 10 bakunzwe cyane kurusha abandi. Akaba ari umuhanga cyane ndetse afite ubunararibonye mu gukora umwuga w'itangazamakuru ndetse no gusesengura no gukora ibiganiro bigiye bitandukanye, gukora ubucukumbuzi. Umunyamakuru uza ku mwanya wa kabiri mu banyamakuru bakunzwe cyane kurusha abandi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, akaba ari umwe mu banyamakuru bagiye bandika amateka mu mbwirwaruhame ndetse n'ibibazo mu bijyanye n'itangazamakuru, haba mu byo agenda baza. Ni umunyamakuru utavugirwamo ndetse udakunze gupfana ijambo. Uwo nta wundi ni Umutesi Scovia. Umutesi Scovia rero akaba ari umwe mu banyamakuru b'abanyarwandakazi igihugu cyacu gifite. Akaba ari umunyamakuru utavugirwamo, umwe mu banyamakuru babaza ndetse ugasanga atarya indimi. Umutesi Scovia rero azwi kandi ku izina rye rindi bakunze kumwita ku mbuga nkoranyambaga Mama Urwa Gasabo. Ni umunyamakuru w'umunyarwandakazi wavukiye mu ntara y'Iburasirazuba mu mwaka w'1986. Yabaye umwana wa gatandatu mu muryango w'abana 9. Yize amashuri yisumbuye mu bijyanye n'ubuhanga bwa muntu, human science. Mu mwuga we w'itangazamakuru, Umutesi Scovia yakoze kuri radio na televiziyo zitandukanye nka Radio Flash, televiziyo y'u Rwanda RBA na Radio B&B Umwezi, aho yakoraga ikiganiro nka Daily Talk. Nyuma yaho yashinze urubuga rw'amakuru rwe rwitwa Mama Urwa Gasabo, rugaruka cyane ku bibazo by'uburinganire n'ubwuzuzanye. Afite kandi umuyoboro we wa YouTube witwa Scovia TV, yo ni channel ya kabiri. Gusa nyine Mama Urwa Gasabo akaba ari umuyoboro we ukurikiranwaho n'abantu batari bakeya, dore ko afite abasubscribers 540 bamukurikira ku rubuga rwe k'uyu muyoboro we wa YouTube witwa Mama Urwa Gasabo. Ndetse uyu mugore cyangwa se uyu mudamu, aho atambutse ibiganiro bitandukanye bijyanye n'itangazamakuru n'imibereho rusange. Mu kwezi kukwakira umwaka wa 2024, Umutesi Scovia yatorewe kuba umuyobozi w'inama y'ubutegetsi y'urwego rw'abanyamakuru bigenzura Rwanda Media Commission, asimbura Barole Cleophas wari umaze igihe kuri uwo mwanya. Afite umugabo n'abana 2, umuhungu n'abakobwa, kandi avuga ko arinda umuryango we kwinjira mu itangazamakuru kugira ngo abarinde ingaruka zabyo. Ibyo rero niyo mpamvu akunze kuba atashyira abana be ndetse n'umugabo we mu bintu by'itangazamakuru, kuko ntashaka ko nyine bo binjira mu bintu nk'ibyo. Uyu Umutesi Scovia rero akaba ari umwe mu banyamakuru bakunzwe, uzwiho kuvugisha ukuri no gusesengura ibibazo bya politike n'imibereho rusange mu Rwanda. Afite intego yo guteza imbere itangazamakuru ryigenga kandi ryimakaza uburinganire n'ubwuzuzanye mu gihugu. Uyu
uyu Mutesi Kovia rero akaba ari umwe mu banyamakuru bakunzwe cyane ndetse abanyarwanda bakaba bamusingiza, dore ko bimwe mu bibazo avuga bamwe bakunze kumusingiriza yuko nyine aba ari kubavugira. Ibyo rero bigatuma aza ku mwanya we wa kabiri mu banyamakuru bakunzwe ndetse banazamutse cyane mu mwaka wa 2025, dore ko yakomeje gukora amateka ndetse aza kugira abantu benshi bamukurikira ku muyoboro we wa YouTube Mama Urwa Gasabo, dore ko yaje kugira ibihumbi bigera muri 4 byiyongeyeho ibihumbi bigera dore ko akurikiranwa n'ibihumbi 540, yaje kugira ibihumbi byinshi byiyongeyeho ndetse aza kuba umwe mu banyamakuru bakunzwe cyane kurusha abandi. Akaba aza ku mwanya wa kabiri umunyamakuru w'umuhanga, umunyamakuru usesengura ndetse akaba azwiho gusesengura politiki. Uyu munyamakuru rero Mutesi Kovia niwe uza ku mwanya we wa kabiri. Ku mwanya rero wa mbere abantu benshi ni umwanya bari bategerejeho kumenya ndetse ninde wari uyoboje abandi icyuma cyangwa se ninde usigaye ufite ikamba nk'uyoboye abandi mu banyamakuru cyangwa se umwuga w'itangazamakuru mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abantu benshi nyine ushobora kwibaza ngo ninde, andika muri komenti niba hari uwo waba uri gukeka. Gusa nanone ntabatindiye ushobora kumwita umwami w'agasobanuye mu Rwanda, ushobora abenshi bamwise amazina agiye atandukanye kubera nyine ibirwi ndetse n'ibintu byinshi bidasanzwe yagiye akomeza gukora. Uwo nta wundi bamwita Rocky Kimomo. Rocky Kimomo ni umwe mu bagiye bakora amateka ndetse bakora udushya tugiye dutandukanye ku mbuga nkoranyambaga, dore ko yaje gushyiraho umuyoboro wa YouTube witwa Rocky Entertainment, aza guhigika bariya bose ndetse aza gukora amateka mu gihe gitoya, aho agenda anyuzaho ibiganiro bigenda bitandukanye ndetse akaza gukurikirwa n'abatari bakeya, dore ko ibiganiro n'ubusesenguzi ndetse n'ibindi byose agenda ashyiraho byaje gukurikiranwa n'abantu benshi. Ibyo rero byaje gutuma ari umwe mu baje gushyirwa mu bantu bashyiraho amakontenti ndetse aza kuba uwa mbere mu bayoboye abandi mu banyamakuru hano kuri YouTube. Uwo rero ni Rocky Kimomo cyangwa se Kirabiranya, abenshi bamuzi mu mazina agiye atandukanye, ariko amazina ye nyakuri bamwita Mariko Uwizeye. Mariko Uwizeye akaba azwiho nyine kuba ari umwanditsi, dore ko Rocky ni umwanditsi w'indirimbo ndetse anasobanura amafilime, akaba ari umuyobozi w'amafilime, akaba yaravutse tariki ya 1 Mutarama umwaka wa 1991. Yavukiye i Kigali, akaba ari umuhungu wa Gerard Nzamurambaho na Immaculée Batamuriza. Yatangiye gukora ibijyanye na sinema mu mwaka wa 2015, ahazwi cyane kubera ibikorwa bye birimo indirimbo yitwa The Wolf of the Soldier, Wolf of the Soldier, ndetse n'uruhare rwe mu iterambere ry'umuziki nyarwanda binyuze muri Rocky Entertainment. Mu mwaka wa 2023 Rocky Kimomo yashyize ahagaragara filime ye yise The Wolf of the Soldier ndetse cyangwa se umujinya w'umusirikari, yashyize hanze mu mwaka wa 2023. Rocky Kimomo yashyize ahagaragara filime ye yise umujinya w'umusirikari ndetse anibanda ku buhanzi bwo kubaza ndetse akaba ari umwe mu bantu bagiye bazamura abahanzi bagiye batandukanye, dore ubwo mu mwaka wa 2020 yaje kumenyekana aho yazamuraga umwe yafashaga nka Papa cyangwa umuhanzi nyarwanda, niwe washinze urubuga rwa YouTube rwitwa Rocky Entertainment, aho yagiye ashyiraho ndetse ashyiraho amavideo, ibintu bigiye bitandukanye, ibikorwa by'imyidagaduro. Urwo rubuga rero rufite abamukurikira barenga miliyoni. Umwe mu bantu bagize miliyoni mu gihe gitoya ndetse aza guhigika abantu benshi cyane. Rocky Kimomo yanatangije ubukangurambaga bwo gushyigikira gahunda ya Visit Rwanda mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze binyuze mu buhanzi nyarwanda, abashishikariza gusura parike z'igihugu na parike twavuga Nyungwe, parike y'Iburanga ndetse na parike y'Akagera. Kuri ubu akorera ambasaderi w'ikirango cya Airtel Mobile. Uyu Rocky Kimomo rero numwe mu bantu bagiye bashishikariza urubyiruko ndetse n'abajene kugira icyo bakora ndetse naho bakwigeza. Akaba yarakunzwe cyane ndetse akaba ari umwe mu bagiye bakora ibitangaza ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Ubu kuri uyu munsi wa none rero kuri YouTube, ku muyoboro we wa YouTube, akaba akurikirwa n'abantu barenga miliyoni 1,150 ndetse bagiye barenga. Akaba ari abantu batari bakeya nk'abasubscribers kuri YouTube. Abantu mwamukoresha ama YouTube mwamubizi cyane, n'ibintu biba bitoroshye, ariko urumva n'umwe mu bahigitse abantu ndetse aza kuba umwe mu bashyiraho ibiganiro bikundwa, dore ko ushobora gusanga ikiganiro cye kimaze amasaha gishobora kugira ibihumbi birenga 200 byamukurikiye. Bityo rero Rocky Kimomo akaba ari umwe mu bashyirwa ku mwanya wa mbere.
mwakoze cyane rero kubana natwe